bibazo byawe hari abijuru ryohereza bo kugutabara, bashobora kuza nta kindi bari bukumarire, ariko akaza kukureba n'ijisho ry'urukundo. Nta kindi ari bukumarire, ariko imibabaro yawe ari buyigiriye. Atari buze ngo kuvane hejuru uri kuguhutaza, ariko ari buze agahinda kawe kakagira ke. Abimana irabatanga. Mu mibabaro yacu nk'abakristo, Imana iduha impano y'abanyabyaha. Abaki? Simoni w'Isireni. Ngo Isireni hari muri Libya. Turagendana. Iyo Bibiliya ivuga umunyamahanga ibitubwira umunyabyaha. Nawe mu mibabaro yawe, mwitotezwa ryawe, Imana ishyiramo uw'ingenzi. Kandi agomba kuza ari iki? Uwo ntabwo azari intungane. Azari iki? Azari umunyabyaha. Niyo mpamvu uzahinga ubunyobwa bakibaho. Niyo mpamvu uzabyara umwana bakarogamo babiri. Niyo mpamvu zorora ihene imwe bakayikubita. Niyo mpamvu uzahinga ibishyimbo bakoneshaho. Mu nzira y'itotezwa umuntu ahura n'iki? Umunyabyaha. Kandi akaza ari impano y'ijuru. Uwo rero usabwe kumwakira. Yesu Kristo yigeze abwira Simoni w'Isireni ati reka ndirwariza. Kuki wowe nyagasana agena abo ngabo mu buzima bwawe ugashaka ko abavanamo? Jya umenya igiheje, ibuka ko hari abandi bababaye. Mu nzira y'umusaraba Yesu Kristo ahura na Veronika. Veronika yamukoreye iki? Iyo Bibiliya ivuga umugore, ibivuga isoko y'ubuzima, ibivuga umunyantege. Isoko y'ubuzima kandi umunyantege nke. Ni ukuvuga ngo mu mibabaro yose mu karengane tunyuramo nk'abakristo, tubiciyemo nk'abakristo, harimo iki? Harimo abanyantege nke bashobora kuduha ubuzima. Ibyo byose harimo abari bari igihe cy'icyenda na kane, hariho abari bahari nubwo abenshi mutari muriho. Abarokotse mwarokotse kubera abanyamaboko cyangwa mwarokotse kubera abafite umutima? Abarokotse byabihe ni ukubera abanyamaboko cyangwa n'abari bafite umutima? Niyo mpamvu mu gihe cy'amage y'umuntu ijuru iyo ritabaye rizana umunyantege nke. Mu buzima bwawe bwa gikristo rero jya uhora witeguye guhura n'abo bantu batatu. Muri kubyumva? Niba Imana ntabwo Imana nijya kuguhuza n'abakomeye, ntabwo izaguhuza n'abakire muri Kayonza. Muranyumva? Imana nijya kuguhuza n'abakomeye batanzwe n'ijuru, ntabwo izaguhuza n'umukire wo muri Kayonza. Ushobora no kuba umufite wakoresha ubukwe ntanagutahe, ntanagutwerere bibiri. Ntabwo murabibona se? Ariko ijuru iyo rigiye gutanga impano ritanga baki? Wa wundi uri buza agahinda kawe kakagira ke, kandi nibyo by'ingenzi. Imana itanga umunyabyaha, wa wundi uri buze akakureba akagwana nawe yakomeza akigendera. Imana itanga umunyantege nke, umugore. Abo nibo bafashije Yesu mu nzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba rero tunambara Yesu Kristo baramwambura, barakwandagaza. Uramutse uri umukristo utarandagara, batarakuvuga nabi, umenye ko ubukristo bwawe hari icyo bubuze. Icyo rero usaba ingabire umunsi cyaje uzabe wabukereye, ucyakire nk'umukristo. Ntuzacyakire nk'umuntu gusa, kuko ntabwo turi abantu gusa, turi abantu. Hirya y'ibyo hakiyongeraho abaki? Turi abantu ariko b'abakristo. Umukristo rero ni uwo nguwo. Kuba Yesu Kristo bamara kumwandagaza bakabona ntibihagije bakamubamba, ni ukugira ngo ajye kuri wambonye bose bamubone. Ariko atari ibyo, Yesu Kristo ntabwo yigeze yimanura ku musaraba. Ibi ndabivuga kubera ko hano dufite korali y'umushumba mwiza, kugira ngo natwe tubere abashumba beza. Yesu Kristo ntigeze yimanura. Yesu Kristo ntigeze yimanura ku musaraba.
ubuzima bwacu nk'abakristo rero biratworohera. Twimanura hehe? Twimanura ku misaraba yacu. Kwimanura ku musaraba bivuze iki? Bivuze kwirwanirira igihe cy'ibigeragezo. Ubu ngubu ibigeragezo bigoye ababyeyi ni minerivare, sibyo? Amafaranga y'ishuri n'ibishyimbo biri kuborera mu murima. Mujya mwibuka kubitura Imana se, cyangwa uzinduka akarujya kuvanayo byinshi ukahira imiba nk'itanu ni ugusoroma ko muvuga musaruro, ugasarura imiba nk'itanu wanze kinyagirirwa mu murima, wageza mu rugo ikanyagirirwa. Kubera iki? Kuko hagiye kwirwanirira. Jya ubanza utumira Imana mu kibazo cyawe icyo ari cyo cyose. Jya utumira Imana niyo cyaba cyoroheje. Kabone no kohereza umwana ku ishuri akagenda akagaruka, burya si kubw'imbaraga zawe. Hari ubuvunyi bw'ijuru kuri uwo mwana, ndetse hari n'ubuvunyi bw'ijuru kuri nawe wasigaye mu rugo. Nabajya bicara imodoka zikabagwaho se? Nta binkuba zikubitira mu gahinga se? Ubuvunyi bw'ijuru rero buduhoraho. Kutirwanirira igihe cyose ukibuka ko hari iki? Hari Imana. Isomo rya kabiri sinzi niba mwarikurikiye, ngo uwo mushumba mwiza azabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Amariba y'amazi y'iki? Kuvuga ngo iyo Bibiliya ivuga amazi ibivuga ubuzima. Ubuzima bwawe ntabwo bukesha imbaraga zawe, ubuzima bwawe ntabwo bukesha amashuri wize, ubuzima bwawe ntubukesha umuryango wawe, ubuzima bwawe bukesha Imana yo mu ijuru. Iyo yakuremye jya uhora uzirikana ko ari Imana yawe, kandi iyo Mana yawe, isomo rya kabiri ryarangije Imana iduha isezerano ngo izahanagura amarira ku maso y'abagize gute? Y'abayemeye. Ni isezerano rero Imana iduhaye kuri iki cyumweru. Mu isengesho ryawe igihe bikugoye, igihe bigukomeranye, jya ubwira Imana uti ku cyumweru cya 4 cya Pasika, icyumweru cy'umushumba mwiza, wambwiye ko uzampanagura amarira. Ibikuriza byose rero humura, ufite umuhoza, kandi umuhoza si wa wundi, hari ijuru ryiteguye kuguhoza. Ivanjiri tumaze kumva nayo y'umushumba mwiza, Yesu Kristo yatubwiye ko azi intama ze. Yesu Kristo ngazi iki? Yesu Kristo azi intama ze, kandi nazo zikagira gute? Nazo zikamumenya. Isomo rya mbere twumvishije abavandimwe Paulo na Barinaba bajya i Antiokiya bakahurira n'ibigeragezo. Bahamagaye ngo abagore babashize ibisoni bajye kubatoteza. Ubu hano habura umugore utotezwa n'umugore w'umushizi w'isoni? Ubu nta mugore wakwibye umugabo kaba gutoteza, atuma utabyibuha, atuma unywa igikoma kitari mu isukari, kandi mukeba wagotomera byeri. Muhumura ayo marira umushumba mwiza azayabahoza. None se wakora iki? Numukubita leta izagufunga. Urabigira utese? Umugabo wawe ahembwa 190 akayashyira mu cyeba, wowe uri aho ngaho nyine uraririra mu myotsi. Nukwihangana mukecuru ntabwo. Ibyo rero abo bose Imana iratuzi. Imibabaro yawe uko yabingana kose Imana igize ite? Imana irakuzi. Uyu muryango w'abana b'Imana uri i Antiokiya wayobotse Yesu Kristo, baratora nawe urifata ugatora n'ababatoteza. Hari umuntu ushobora guturana n'umuntu akakubangamira kugeza wimutse, kandi atarakugurije no kugura ikibanza, ariko akakubangamira kugeza wimutse.
icyo ugomba gukora ni iki nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu wamenye ko Yezu Kristo yapfuye akazuka. Nawe jya uzuka, ariko yo kuzuka gusa, nawe umusabire kuzuka, Jewe hari umumama ufite umwana ba nyirasenge baroga, kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 15 bamukoze isoni agapfapfana. Noneho nari ndimo nigisha mama we kagomba kumubabarira, ariko nkabimubwira nkabona ndabivuga, ariko nkabona kubigeza mu mutima biramugora. Yarambeshyaga akambwira ko abyakiriye. Warabyaye abakobwa babiri, iyo umwe yituye hasi undi aba ari muzima, donc bagahora bambuye basimburana. None kiba kibabaje, bura ubuzima bw'abagore burangira vuba, ni nk'ururabo. Abona imyaka imucika, akabona ntazongera no kubyara undi, akabona we yabyaye, akabona baramucika. Uwo muntu kumubwira ngo ababarira abagirira gutyo uwo mwana biragoye. Ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe, uwo nguwo umugira gutyo niwe ukwiye gusabirwa mbere y'uko usabira uwo mwana wabaye gutyo. Kuko burya si wa mwana uba gutyo kubera we, ahubwo ni wa wundi wigira gutyo muri uwo mwana. Aba basazi mubona muroga bakirwa birukanka ku muhanda, buryo umuroga niwe wasaze byinshi kuruta uwasaze. Niwe aratora amashashi, buryo undi yaraye amajoro atayatora. Burito yaraye amajoro yatora, avuga ati aya mashashi arandambiye reka njya hekesha uriya. Uriya rero ababikora mu munyenga siwe. Niyo mpamvu abagira nabi dukwiye kubatura Imana, niyo mpamvu abahemuka dukwiye kubasabira. Niyo nicyo isomo rya mbere ryatwigishije. Paulo na Barinaba ntabwo bagenda ngo bajye guhangana, baravuga batitse mwanze kutwakira, muratwamaganye mu muryi, bakikunkumura n'umukungugu wo kubirenge, ariko bakavuga ngo Imana yo mu ijuru izabibuke kandi bagirire neza. Iryo sengesho wakibuka kuri turira umuhemu wawe. Nyagasani uyu muvandimwe uzamwibuke kandi umugirire neza. Ariko dusenga nabi, uyu muvuna myambuze kumunkuriraho, uzamuca akaguru n'amano. Utekereza ko iyo Mana yabyumva? Se wa Yezu Kristo iryo sengesho ntiyaryumva, iryo sengesho ntiyarisubiza. No, abagira nabi mu buzima bwacu dukwiye kubatura Imana. Wa Mana we, uyu muvandimwe ngenje atya ndamugutuye, ongera umwambike isura yawe. Kuko nuramuka utamusabiye arakugira atyo nejo ubundi abigenze n'undi. Ariko numusabira, Imana yamuremye ntabwo yananirwa kumuhindura. Ivanjiri rero tubwiye ko intama, Yezu Kristo azi intama ze, kandi intama ze nazo ngo zumva ijwi rye. Igikumba waba urimo cyose, igikumba gishobora kuba kiliziya, igikumba gishobora kuba ikigeragezo urimo, igikumba gishobora kuba uburwayi budakira ufite, igikumba gishobora kuba umuryango uvukamo udashobotse, igikumba gishobora kuba umuryango remezo ubana nawo, harimo abakunditse n'abadakundika. Igikumba nabo bose. Eske iyo uri aho ngaho gushobora kumva ijwi rya Yezu? Iyo hinze bikanga kwera, ese wumva ijwi rya Yezu? Ese iyo byeze bwo wumva ijwi rya Yezu? Igikumba nicyo. Yezu Kristo rero isezerano duhaye kuri iki cyumweru nuko atuzi. Yezu Kristo aranzi, Yezu Kristo arakuzi kandi akuzi imbere n'inyuma. Yezu Kristo azi amateka yawe wowe utaranarema, utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Yezu Kristo arakuzi. Icyo agukeneyeho ni kimwe, nukongera kumubwira karame, ukongera kumubwira karame. Kuri iki cyumweru kandi Kiliziya umuryango w'Imana iradusaba ngo nge nawe dusabire urubyiruko, dusabire abasore n'inkumi, bongere kubwira Yezu karame, bongere kumva ko icyorezo kiri mu rubyiruko, icyorezo cyo kwikunda.
kugira gute? Mu rubyiruko harimo icyorezo cyo kwikunda. Uhamagara baza kuba babikira ukababura, ugahamagara bajya kuba abayobozi nabo ukababura, ugahamagara baba misiyoneri nabo ukababura, ugashaka abashinga urugo nabo ukababura. Bakakubwira ko ubuzi ko ari abashomeri. Ikibazo gihari ni ubushomeri. Ubushomeri butuma umuntu atarongora, nibyo? Namwe niko mubyumva? Ubushomeri butuma umuntu ataba umubikira. Donc dufite icyorezo mu rubyiruko. Natwe dukora ubutumwa mu rubyiruko turugarijwe. Uzi kumara umwaka ukabona urubyiruko ubereye umuniye habuzemo n'umushyingirwa. Wibaza icyo wamaze. Ko nta munsi buri mwaka kugira iminsi 360 buri munsi uravuga kandi amubwira baba bahari. Iminsi twakagombye kurangiza byibuze iminsi 360 kuko iyo minsi wari ufite abantu ubwira ko kwitanga ari byiza. Byibuze ukabona abantu 100 bajya gushyingirwa, ariko urababura. Abantu 100 bajya kugira gute? Kandi nibyo byoroshye. Ubwo ni ukuvuga ko narambiranye. Hani murabise murashyingirwa mwebwe? Iwacu Rukara turababura, ariko abishingira bo turababona. Abishingira bo turababona. Abishingira bo turababona. Nagahinda. Birababaje. Byose biraterwa wenda simbizi niba ari abapadiri cyangwa ari ababyeyi, ariko icyo nzi cyo nuko bibabaje. Iyo tuvuze imihamagaro mutekereza ko gushinga urugo byatari umuhamagaro wo kwidagatifuza. Gushinga urugo ni umuhamagaro wo kwitagatifuza igihe ubikoze wumva uyobowe n'urukundo. Ariko kubera ko dufite ikibazo gikomeye, kubera iki? Ese ufite umukobwa ukunda arahari, ese nawe aragukunda nawe arankunda, ese kubera iki mutuba ku rugo? Twese turi abashomeri. Ikibanza gisigaye gihenda, inkwano zarabuze, ibishingizwa byarabuze. Bizaboneka ryari? Ese kwishingira byashoboka? Iyi napfa kugerageza aho nkagenda, nabigerageza. Ariko ikibitera ni aba bakecuru bababyara n'abasaza bababyara. Ubu nibiwanyu ufite inkoko ya isake ya sasu utashye ugatsanga ntihari, wajya kwishaka aho yagiye mu mudugudu wawe uzenguruka. Inkoko ya sasu yabuze, isake ya sasu warara mu nzu itarimo, wajya kwishaka umudugudu wose. Ariko umukobwa wagiye kwishingira wajya kumuzana, wajyayo? Donc abakobwa banyu bararutwa n'inkoko za sasu. Kubera ko inkoko ya sasu niyo agaca kayirya urahangarika ukababara. Ariko agaca muntu kaje kagatwara umukobwa wawe ntabwo byaguhangayika. Ati nikigende n'undi cyari kindambiye. Ihene igiye nimugoroba buri guhebeba ngo wumva aho yarengeye, ariko umukobwa wagiye ntacyo bikubwiye. Na padiri mukuru agahita bafungira amasakaramentu bigahurira muri Amina byose. Kumva kuntu dutekereza by'ubugome ho gutekereza by'ubukristo. Umugambi w'Imana si uwo nguwo, nuwo gusa. Niyo mpamvu Kiliziya yagennye ko kuri iki cyumweru dusabira imihamagaro.
wa mubyeyi we, muze kujya gusoma igitabo cya Tobi utwa 8. Edini yafataga umwanya agasabira abakobwa be. Wari wafata umwanya ukajya mu kiliziya ugapfuka musabira abakobwa bawe? Wari wafata impamvu ukavuga ngo ngiye ikibeho ngiye gusabira abakobwa banjye? Wari wabikora? Wari wafata umwanya ukajya mu misa ugiye gusabira abahungu bawe? Ariko kujya mu kabari biroroha, ntabwo wahakererwa. Kujya kuganira n'abandi bahungu ku kabari ujyayo? Ese murakeka ngo izo ngo zizubake zishingiye? Iyo Mana itanga, Imana yakunyuzeho inyuza abana ibashyira mu biganza byawe. Niba ushaka ko abo bana bagaruka ku Mana, ongera ubafate mu biganza byawe ubahereza Imana. Imana izabikora. Ariko donc hari umuntu wari waragira ihene cyangwa intama ya mugenzi we? Abana bacu tubameze wagira ngo barabaturagije gusa, ntacyo batubwiye. Ujya wicara ukavuga ngo nabaye umubyeyi kubera Imana yanyujije umwana mu buzima bwanjye. Iyo Mana ukayibuka ukayishimira. Tugomba kuba abashumba beza. Wa mugabo we, wa mugore we, kuba umushumba mwiza si umwihariko w'abana bariye. Kuba umushumba mwiza nibyo nyine tubiharira abatuyobora, ariko nawe urategetswe kuba umushumba mwiza mu rugo iwawe. Urategetswe ko intama zawe zikumva. Biranakwiye ko intama zawe zumva ijwi ryawe nawe ukumva ijwi ryazo. Yesu Kristo yabwiye Petero ku cyumweru gishize ati ragira abana, ragira. Yabimugiye inshuro zingahe? Inshuro 3. Ariko se bura turaziragira cyangwa turazibaga? Kandi Yesu ntabwo yigeze abwira ati baga intama zanjye. Ubu rero biratworoheye kubaga intama. Abanyamurambi mubaga intama namwe ndabakomeje, uzakubitwa nyinshi. Intama ni ukuzorora, tukazikenura, tukumva ijwi ryazo, tukazitura Imana. Buri wese rero yikebuke areba abakobwa azi akwiye kubasabira kuri iki cyumweru. Buri wese yikebuke areba abasore akwiye kubasabira. Buri wese yikebuke areba abamuyobora akwiye kubasabira. Buri wese yikebuke areba abihaye Imana akwiye kubasabira. Mureba abasaserdoti mukwiye musabira. Mureba abayobozi b'igihugu, mureba ubuyobozi bwa kiliziya, abo bose mubatura Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bikira Mariya nyina wa Jambo, Mwamikazi wa Kibeho, Mwamikazi utabara abakristo, Mwamikazi wabemeye Imana, Estera mutagatifu, bazina bacu batagatifu, muhaguruke twamamaza ukwemera kwacu. Twemera ku Imana rimwe.
bavandimwe twishyira hamwe n'umushumba wacu Yesu Kristo ngo dusabire ishyo ryacu n'abaririmo.